hagamijwe kugoboka ababyeyi bagizwe incike na Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Unity Club Intwararumuri ifatanyije n'abafatanyabikorwa bayo FARG, Avega, Ibuka, CNLG, Minadef n'ibiro bya Nyakubahwa Madame Jeannette Kagame hakozwe isuzuma rigaragaza ko imibare nyayo y'aba babyeyi ari 869, hiyongeraho abandi 114 babaye incike mbere cyangwa nyuma ya Jenoside. Muri 109 bakaba bari bakeneye gushyirwa hamwe ku buryo bwihuse kugira ngo bitabweho. Abagore ni 94 naho abagabo ni 15. Nibwo hatekerejweho kuba icumbi ryiza risusurutse, bakabonerwa ibyangombwa byose, bakisanzura, bagasabana, bagasazishwa neza. Mu muhango wo gufungura ku mugaragaro rimwe muri aya macumbi yahawe izina ry'impinga nzima wabaye ku itariki 29 Kamena 2017, umuyobozi wa Unity Club Nyakubahwa Madame Jeannette Kagame yavuze ko aba babyeyi babaye intwari kuko bihanganiye ububabare ku mubiri no ku mutima. Mwabaye intwari mwihanganira ububabare bwo ku mubiri no ku mutima. Kunyura rero mu byo mwanyuzemo bigaragara nk'ibirenze ubwenge bwa muntu, mukongera mukanaseka no gutaramana n'abasanze. Byaduteye benshi bari bahangayikijwe n'ubuzima bwanyu, imbaraga n'ibitekerezo byo gutuma tubagezaho urugo nka ruriya. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Dr. Alivera Mukabaramba yavuze ko mu rwego rwo gukomeza kwita kuri aba babyeyi bahawe izina ry'intwaza, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu izakomeza kubashakira ibibatunga n'ibikoresho nkenerwa ndetse n'abataratuzwa bakazatuzwa. Leta y'u Rwanda na Minaloc by'umwihariko turabizeza ko ibikorwa tuzakomeza gukurikirana ko bifashwe neza. Aba babyeyi batujwemo bakabona ikibatunga n'ibikoresho nkenerwa bya buri munsi, tuzababa hafi mu bundi bufasha bwose bakenera. Umuyobozi w'akarere ka Huye yijeje abari muri uyu muhango ko ubuyobozi buzakomeza kubungabunga ibikorwa bagejejweho no kwita kuri aba babyeyi. Ibikorwa byiza mukomeje kutugezaho tuzayibungabunga ndetse tugafasha aba mama bacu gukomeza kubaho neza. Aba babyeyi bameze neza ugereranije na mbere bataragera mu mpinga nzima hostel. Nkuko Valeri Mukabayire umuyobozi wa Vega Gahozo yabivuze, ngo aba babyeyi bagaruye icyizere. Yaboneyeho gushimira Unity Club Intwararumuri n'abafatanyabikorwa bayo ku nkunga batanze yo kubakira aba babyeyi n'iy'umushinga w'ubworozi bw'inkoko 1000 uzafasha mu mirire myiza yabo n'ibindi byakenerwa. Turashimira Unity Club irangajwe imbere namwe Nyakubahwa First Lady umuyobozi w'ikirenga wayo, mwafashe ya mbere mu gushaka igisubizo kirambye cyo gutuza ababyeyi bagizwe incike na Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994 mu rwego rwo kubaba hafi mu masaziro yabo. Uyu munsi mukaba mwongeye gutuza abanyamuryango ba Vega Gahozo bagera kuri 75 babaye incike kubera Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 ku bufatanye bwa Unity Club, RDF na RAB. Urugo rushya rw'ababyeyi rwashyiriweho ubworozi bw'inkoko zitera amagi zigera ku 1000. Ni umushinga mwiza uzafasha ababyeyi mu mirire myiza no kubona amafaranga bazifashisha mu bindi bizakenerwa mu rugo. Impinga nzima hostel ya Huye yuzuye itwaye amafaranga y'u Rwanda miliyoni 446, ibihumbi 535 n'amafaranga 60. Unity Club ikaba yarabigezeho ku bufatanye na RDF n'inkunga y'abafatanyabikorwa bayo barimo BRD, RSSB, NAEB, BK, Rura, Minadef hamwe n'izindi nzego ifatanya nazo FARG, Avega, CNLG, Ibuka n'ibiro bya Nyakubahwa Madame Jeannette Kagame. Mu izina ry'abafatanyabikorwa ba Unity Club Intwararumuri, Kanyankore Alex umuyobozi mukuru wa BRD yavuze ko abikorera basanga ari ngombwa kwifatanya na Unity Club Intwararumuri mu gufasha abatagira kivurira kuko ibikorwa bakora bitagira agaciro batitaye ku bababaye. Mu nzego z'ubukungu n'ubucuruzi dusanga ari ngombwa kwifatanya namwe mu gikorwa nk'iki kuko ibyo twakora byose bitagira umumaro tutitaye ku bandi bababaye nk'abangaba. Dusanga kandi ari ngombwa kuzirikana ibyiciro by'abanyarwanda bose kuko iterambere rirambye
ari irizirikana buri wese. By'umwihariko dusanga ari ngombwa gufatanya n'abandi banyarwanda hirya no hino mu kuzirikana no gutera inkunga abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, cyane cyane mu guhangana n'ingaruka zayo. Niyo mpamvu muri uyu mushinga wa hostel byabaye ngombwa ko natwe dushyiraho umuganda wacu, tukaba tubizeza nyakubahwa First Lady ko n'ikindi gihe bizaba ngombwa tuzakomeza gufatanya namwe kuko tubona ko ari ngombwa. Ababyeyi batujwe mu Mpinganzima Hostel bishimiye urugo rushya barimo, bakaba bashimira ababatekerejeho. Cesare Mukakinana, umukuru muri bo ufite imyaka 100, avuga ko baza gutuzwa muri uru rugo bahamusanga ari abana be. Dushimira Imana yuko umubyeyi wacu yaduteranyije mu rugo rumwe, aduha amajyambere ampa n'abana, ndabarira neza, anshyira mu rugo, ndarurera neza, abana baza bansanga, ababyeyi bakaza bansanga, abana bakansanga. Ni jyewe mubyeyi mukuru, nitwa Cesare Mukakinani, nkaba mfite imyaka 100. Muri iki gihe cy'iminsi 100 yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, nyakubahwa Madame Jeannette Kagame yavuze ko Abanyarwanda bagomba gusubiza amaso inyuma bakareba aho u Rwanda rwavuye n'aho rugeze ubu kugira ngo batazirara. Buri wese kandi agomba gusigasira ibyagezweho. Muri iki gihe cy'iminsi 100 yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, birakwiye ko dusubiza amaso inyuma tukareba aho igihugu cyacu cyavuye n'aho kigeze ubu kugira ngo hato tutazibagirwa tukanirara. Impinganzima Hostel ya Huye ifite ubushobozi bwo kwakira ababyeyi 100, ikaba imaze gutuzwamo 90 bose hamwe. Andi mazu nk'aya 4 amaze kubakwa mu turere twa Kamonyi, Huye, Rulindo na Kayonza.